Ufundura amabere wagera agomba gusa mu nzira. Umuhungu nuko dore filime noneho we yarashingiwe uruhu yarafite araruguha bari rwambara imbere yuko ashyingirwa aba gambaye iki ema twagenderagaho umugore nta mukobwa cyangwa umugore wajyaga mu mihango muri icyo gihe cyanyu cya kera cyo muri gahoro muri gahoro no uretse ndeka nkubaze uko mutaramuzi mutaramuzi neza gutya nkuko naramubonye nkuko nkureba nkuko turi mu kureba umubonye hagana he mutamutse kuri Nyamyaro uramubona amaso mbona nkubona n'amasunzu ye n'umukandara we yarakenyeje uriho ururabyo icyo gihe cy'inzara y'agahoro wari uriho ikintu cyari kidutunze twari dutunzwe n'amata kuko iyo gahoro kuyita gahoro batemye intoki n'umu bayise gahoro ni ukuvuga ngo iyo nzara bitaga gahoro yaturutse kubera ko batemye intoki nkamuterura nkamwese nkamutera indekerane nyamara indengera zigasobana urugero rwiza wampaye rwo gukunda abo wabyaye ugakunda n'abo babyaye byacu ndagushimiye ikintu mwifuzaho kandi nkaba n'Imana nayo yabimfashamo nuko azubaha umutware we amina nkuko mwambiriye abana beza muzakomeza ubwiza bwanyu nabo kandi mwabyaye nabo muzabaha umuco wanyu yego muzabikora muzabahana nkuko nabahanye ngira ngo murabibona twasuye umukecuru w'imyaka irenga 100 mu murenge wa Bwishyura urabona ko ari umukecuru Imana yagiriye neza harya umukecuru afite imyaka ingahe ntabwo ayizi agize 102 okay murabona rwose twamwisuriye wa mukecuru w'imyaka 102 umukecuru kandi murabona ko akikomeye umukecuru rwose Imana ikomeje kurinda no gukomeza aragerageza akagenda akaba ari mama wa Vestina cyangwa se uwo twakwita wamureze baracyagerageza pe akore ko urizana ese yakigeza hano ntabwo yashobora kwigenza muzane mureke ngo ari yicaza mukecuru fata agatebe ahubwo ndamwegereza inshuti bavandimwe mudukurikirana kuri Rwiza Filime nk'uko twavuze ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye uyu munsi tukaba turi ahantu bita mu murenge wa Bwishyura niko bimeze yego niko bimeze mu murenge wa Bwishyura mu kagari ka Nyarusazi yego twaba turi mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura aho twasuye umukecuru w'imyaka 100 n'ingahe 102 umukecuru natekereza ko abaye nk'ubi inyuma wenda sinzi ariko twebwe wenda dufite amakuru nkaba twagira ngo tugirane ikiganiro na mukecuru cyane cyane ko ari mama wa Vestina cyangwa se umubyeyi we wa bugufi cyane yemera wamureze akamutoza umuco ndetse ko anavuga ko n'inganzo ye ashaka kuba yarekuye kuri we nkaba nagira ngo mumpere mikrofone mbanze umusuhuze cyane kece ifashe nako kabando kawe rwose bagashyira uruhande rwawe taza kugira ikintu kiguhungabanya cyangwa se ukamushyirira hasi ntacyo
mukecuru tugeze ubu urimo uranyumva se uri kunyumva? Ndakumva. Noneho no kuvuga ngo uracyumva nta kibazo. Urebe ko mikrofone kari kwaka nabonye agakandaho n'ibyuma by'abazungu arabizi. Akamanura hasi gake nta kibazo, si ngombwa kakazamura cyane. Mukecuru Karame. mwiriwe ariko Muraho. ni amahoro. Ni amahoro. Nsuhuza mu kinyarwanda kumwe basuhuzanya basuhuza ni amahoro cyangwa bavuga ngo muraho mu kinyarwanda? Muraho. Ni amahoro. Ni amahoro. Amashyo. Mashongore. Amashongore. Igira umugabo. Giraso. Arikumbwira ariko ngo ndamukugize. Twe no bavuga. Kera baravugaga umugore w'umugabo ngo gira umugabo. Gira abana. Gira inka. Hanyuma rero ukavuga ngo ndabishimye. Ndabishimye. Okay. Okay. Ubu se mukecuru ndabona rwose umeze nk'umuntu ukuze, wagerageza kumenya umwaka wavutsemo. Navutse 33. Ariko ndebe, ujye ndeba ntacyo mureka arifasha n'abanyabishoboye. Navutse 33. 33 nibwo navutse. Urabyibuka? Icyo gihugu barawe guhinga iki? Ko bajya bavuga ngo bavuka masaka yeze, bahingaga iki? Icyo bahingaga se? Ubwo se nyine ko nari uruhinja nari kubibwirwa icyo bari mu guhinga. Nyine kuko arabona ajya bavuga ngo ntago nzigiye navukiye, ngo navutse bahinga amasaka, ngo babiba amasaka. Cyangwa yimufashe ntaki, imufashe kugira ngo reke kumuvuna. Imereye neza mukecuru, imereye neza baragufasha. Iki bikora cyo? Ndeba ariko unyirebera uvuge ureba ntaki. Iki bikora cyo nyine nzi ko najyaga bari mu kubagara ibishyimbo, ngatotora imiteja, ngahekenya. Imiteja ukayirya mibisi? Ndi umwana. Ubwo narakambakambaga, ubwo narakambaga. Ubwo ni ku ngoma yande? Ku ngoma ya Mutara Rudahigwa. Rudahigwa. Urabyibuka noneho? Kuko Mutara muzi. Mutara uramuzi neza gutya? Naramubonye nkuko nkureba, nkuko turi mu kureba. Umubonye ahagana he Mutara? Mutara Rudahigwa namubonye yomutse ahantu iwacu mu mugari mu Kivu ajya kumubuga. Ubwo nahagana he? Kwa padiri. Ubwo nahagana hamubonye? Mu Gataka. Mu Gataka. Kuri Nyamyaro. Niho yomutse kuri Nyamyaro. Uramubona amaso mbona nkubona? N'amasunzu ye. N'umukandara we yarakenyeje uriho ururabyo. Uriho ururabyo. Mutara Rudahigwa. Uramwibuka neza. Okay. None se mukecuru wenda kuri iyo ngoma ya Mutara Rudahigwa ni nk'ibiki waba wibukaho byaba byarabaye bidasanzwe kuri iyo ngoma? Icyo gihe mbona Mutara Rudahigwa baravugaga ngo aje gutambagira u Rwanda, ngo akuremo icyagizo cy'inzara cyitwaga Gahoro yari yarateye. Inzara bitaga Gahoro. Gahoro. Ubwo icyo gihe cy'inzara ya Gahoro wari uriho? Nanganaga n'aka kana. Kariya ndi kubona hariya. Kagakobwa. Ariko uracyayibuka iyo nzara? Yari ikaze cyane. Yari ikaze. Mwararaga mutariye se? Twaryaga iki? Niko? Iyo nzara ya Gahoro mwararaga mutariye? Ntabwo twaryaga. Ikibikora cyo ikintu cyari kidutunze. Twari dutunzwe n'amata. Hari hariho inka, hari hariho umubano, wabukama inka. Umubano ni iki ubwo ngubwo? Ku bantu batabizi. Urukundo. Bari bafite inka gusa ariko bafite inzara. Ariko hariho inzara ariko nta uhashye agahahira undi. Iyo wahahaga wasangiraga na mugenzi wawe. Bivuze ngo habagaho urukundo nicyo bituma abantu bavugaga. Ubwo rero noneho nkuko uri umugabo wajya guhaha ukaza ugashyira hasi, utagiyeyo mukagabana mugasangira. Ari wabihashye? Byari byiza cyane we. Ari igitoki cyo ntabwo cyabonekaga kuko iyo Gahoro kwita Gahoro batemye intoki. Batemye intoki n'umwe bayise Gahoro. Ukuvuga ngo iyo nzara bitaga Gahoro yaturutse kubera ko batemye intoki. Batemye intoki. Bazitemeye ikizo ntoki rero? Harabanje hava amategeko. Ntagiye ati intoki se zitatemwe. Bazitemye kubera itegeko? Ni itegeko. Ubwo itegeko ryari turutse kuri ninde watanze itegeko ryo kugira ngo abantu bateme intoki kugeza ubwo hazi inzara? Gusa namubwirwa niki? Oya wenda kubera ko hari n'umwami. Nabonye batema intoki. Noneho uwo batemera umuntu batashaka bagatema ikimokoro cy'insina. Noneho tukagenda tukagifata tukagiheka ngo n'umwana duhetse.
ikimokoro ubwo ni igiki? Ni igitoki kitarashisha? Ni igitoki kikiri cyana kitarakura. Noneho bituma haza inzara muyita gahoro. Gahoro. Bivuze ngo inzara gahoro ikomoka kuko gutemwa kw'intoki. Gutema intoki. Duhahirwa nabo kwibishwi. Nabo kwijwe. Nabo kwibishwi. Nari umwana mukuru nararebaga. Ikindi kintu wibuka muri icyo gihe cyawe cy'icyo gihe cyo muri iyo myaka ni ikihe kidasanzwe nacyo cyabaye uretse iyo nzara ya gahoro? Ikindi kintu cyabaye ubungu icyo gihe hariho nyine gahoro iyo ngiye ivuyemo hari umutuzo haba umutuzo gahoro ivuyemo noneho bakajya benga inzoga nta amafaranga yari abiri basengera urwago ubwo noneho bakajya birirwa babyina bakirirwa babyina habaho umudendezo ubwo baramaze kugira mu mudendezo bumva ko ibintu bigenze neza urutoki byari bimaze kongera kuzamuka ibitoki urutoki rumaze gushibuka yewe haba umunezero hariho icyagizo kibi umugore nta mugenzo wabagaho ntago mbyumvise nta mugenzo wabagaho Wose umugenzo? Umugenzo ndabimva umugenzo wa Kinyarwanda. Nta mugenzo wabagaho bwo mu bagore se cyangwa ku mugore n'umukobwa. Nta mugenzo wabagaho. Ariko umugenzo ni myinshi wambwira nk'umugenzo ushatse kuvuga ni nk'ubwo. Umugenzo umuhango yo gushyingirwa se imihango. Ko nta mugore ajyaga mu mihango. Hoya uratubeshye. None se umuntu si ko aremye? None se burya byose biterwa no kurya. Ntabwo umugore nta mukobwa cyangwa umugore wajyaga mu mihango. Muri icyo gihe cyanyu cya kera. Cyo muri gahoro. Muri gahoro. No uretse ndeka nkubaze. Bivuze ngo kubera inzara yabayeho n'imihango y'abagore yarahagaze. Nta mugore wongeye kujya mu mihango. Uvuze ikintu gikomeye mukecuru. Ibyo bintu byabayeho neza. Kugeza ubwo inzara itera mu gihugu no kuba umugore yajya muri iriya migenzo yo ntibirahagarara. Birahagarara. Bijyanye ubwo no kubera guhungabana ari ukutarya nta gakoma nta gatoki nta kajumba twahondaga inguri yewe iyo nzara irantunguye nteye n'ubwoba ntizagaruke rwose ntizagaruke mu Rwanda turayiciye mu izina rya Yesu niko numva byari bikomeye hanyuma nyuma y'icyo gihe cyose ubaho uri umukobwa ukomeza uba umukobwa byari birambagizwa ubwo nyine gahoro ishize nyine ndabyiruka njiruka nambaye agahu mukuru wanjye ashingiwe uruhu warusize we yarashingiwe uruhu yarafite araruguha bari rwambara mbere yuko ashyingirwa wabagambaye iki ema twagenderagaho bageraga bambaye ubusa ku muhanda wari ufite imyaka ingaho icyo gihe kwese iyo myaka ko nyine bavuze ngo navuze 33 nzi ngo ni mirongo muri mwebwe muravuga ngo imirongo iki nyine tugereranyirize nk'umwana tuvuga tugereranyirize ukeranyije nk'umwana tujye tubona ubura nka kariya kana k'agasore kariya gafite nk'imyaka 7 wari ufite nk'imyaka 7 wanganaga na kariya kana akangakatsi shaho ahubwo wari warameze amabere se basi nari ndi mukubara amayusi ubwo niki uri gupfundura amabere ndi mu gupfundura amabere wagera gomba gusa mu nzira umuhungu nuko dore filime noneho uranyishe mukecuru mwageraga mu muhanda mwambaye gutyo bivuze ngo umuntu yageraga mu gihe cy'ubwangavu agenda yambaye ubusa agenda yambaye ubusa nta kintu na kimwe umukobwa iyo yageraga nyine iyo migenzo yabwiraga nyine bakabona bakamuha kagaho kubera ko yagize imigenzo ubwo n'ugihe yabaga atangiye kujya mu migenzo umuhungu nawe yambikwa ari uko yawuheje insya noneho mukecuru rwose uranyemeje nkora ibintu byiza cyane
ubwo ibintu najyaga nibaza byari byarancanze. None se reka nkubaza aka kantu kadusobanuye neza tukumve tunakamenye n'abantu bato batakazi bakamenye. Bivuze ngo umwangavu niwe wambaraga agahu, mbere yuko yambara agahu yabaga yambaye ubusa. N'umusore mu gihe cyuko amaze kugira icyo bita insya nibwo yabashaga kuba yagira agahu bamuhereza akakambara. Ndagira nkubaze rero niba muri icyo gihe kujya ubona kuntu hanze aha ngaha bimeze ugasanga abana bariyandaritse bitewe nuko babona abantu bambaye ubusa, ntago byabagaho? Ntabwo byabagaho. Nyabuneka umuhungu wabikuriraga umukobwa wa kanaka, uwo muhungu baramubohaga ingoyi. Noneho bivuze ngo impamvu abantu basigaye babikora uko bishakiye nuko nta bihano bikomeye bikibaho. Nta gihano kibaho. Mbese kibeho ubona umukobwa agira atya umuhungu amufata ku rutugu. Bivuze ngo ntabwo byabagaho ibyo kugenda bafatanye cyangwa baragendana ariko ntabafataneho, ntimufate ngo mugendane, ntumwegere. Ntumwegere nyine. Kandi agenda mu muhanda ubona agenda yambaye ubusa n'umuhungu yambaye ubusa. Amajyambere yaraje ko. Mukecuru ufite ikiganiro gikomeye cyane, mbona nuko buri kutwirana tutari buze gushobora kwinjiramo cyane, ariko biranatangaje cyane. Ndagira ngo kugira ngo tuze kugira ikiganiro kize kuba nkaho tugihinamo ko tuzagisubira, abantu bari buze kudukurikirana bazaduha content baduhe n'icyo tuzakoraho, kuko byumvikana ko ufite amateka y'ibintu byishuzi. Ndashaka kukubaza rero ku bintu bijyanye n'imikurire yawe, wakuze ukora iki, wakuze ukunda iki, mbese wari umeze gute muri ibyo bihe? Ubwo nyine umaze kuba nyine babitaga ngo ni abangavu, umwangavu. Yego. Nabyirutse ndagira inka za data. Maze kuba inkumi mfata isuka mpinga ibijumba, mpinga ibishyimbo, mpinga amasaka. Bakajya banyigisha no kugosora ibishyimbo, kugosora amasaka. Intoki zo nubwo ziracyariho no kwenga ibitoki. Warengaga ibitoki? Nkavuga mu muvure pe. Ubwo uri umwangavu? Nari umukobwa umaze kuba inkumi. Wambaye agahu? Niyambariye agahu kanjye. Ukajya mu muvure ukenga urubitoki byinshi cyane. Ubwo ukura muri ubwo buzima aribwo urimo wahawe n'ababyeyi, ibindi bintu wakoze bidasanzwe, kuko hari ukuntu abana nyine babyiruka bakagira ibyo bakunda, ni nk'ibihe hari abaga mu itorero, hari abaga baririmba nyuma yo kuragira, hari abajyaga ku ishuri, nibi nk'ibihe bindi wisanzemo n'ubundi? Ubwo nyine amaze kuba inkumi natahaga ubukwe. Wiyambariye agahu kawe? Niyambariye nta ubukwe. Imyenda yari imaze kugera mu Rwanda. Abagore batacyambara inkanda. Aho kera abagore bambaraga inkanda, bakambara ubutega. Umugore nyamugore w'umugabo bavuga ngo ni umukungu runaka, akambara uruzinge rw'imiringa. Nubwo ni muri icyo gihe ibyo biti bikomo. Rero uwambaye rero urwo ruzinge akaba ari umugore w'umugabo runaka. Ubwo ari umugore nyine ufite umugabo ukize. Yego. Ndagira ngo twihute tugere ahantu urumva watangiye kujya utaha ubukwe. Ni nk'ibiki wajya kubona mu bukwe ukumva urabikunze, cyangwa ni nk'ibiki wakoze mu bukwe ko hari abantu bagiye bagiramo n'impano z'ibintu bakora, ni nk'iki kidasanzwe wasangiza abadukurikiye? Umva ibintu nabonaga byari bishushurukije kandi byiza. Nabonaga nk'umukobwa yashingiwe icyo gihe bwo mu gihe bagendaga mu ngobyi. Nanjye nagiye mama. Ushyingirwa nawe wagiye mu ngobyi? Nawe bagiye baguhetse mu ngobyi? Reka da. Mu ngobyi. Ubuntu ugenda mu ngobyi barakujyana? Mbona barateruye batereka mu ngobyi baragenda barashingira. Wari utarigera ubonana n'umuhungu kumwe baryamana? Ahubwo no kugira ngo mu nzira mubonane byabaga ari igitangaza. Wamuraga gusaba ukagendana igitare. Igitare ni igiki ubwo? Igitare ari cyo hari ikintu wamagara warasabwe bakakwambika ikintu kigaragaza ko wasabye? Nawe ubwawe urakishakiraga.
cyerekana ko nta muhungu ushobora kugutereta. Uzi ko ari impeta y'uburara ahubwo buryo bamugani ya mpeta abantu bambikana nayo ifite ikivuze. Ruvango yo muga gusabwa wahita gushaka ikintu impeta umuringa sorry. Gitare ko nyine wabaga ari ikintu wambaye kuboko. Ukakigendana. Noneho hazahura n'umugabo wawe. Ari kumwe na undi cya kindi ukakiyambura ukakimuhereza. Ukagiha wa undi muri kumwe. Nawe rero akagiha wa musore rero wagusabye. Nawe rero akaguha ikindi. Sari impeta. Ubwo byabaga ryari? Byabaga muhuriye nk'ahantu cyangwa byabaga muhuriye nko mu nzira mugenda. Ukakimuhereza. Babaga baramukubwira. Ntabwo mwanarebanaga. Nawe ntiyakumenyaga kandi ntiyakurambagizaga. Yarambagizwaga na so. Wabugwaye igisebe. Ukomeze kose ariko iso niyo bakurambagizaga. Arega keraho barambagizaga urugo. Uko abantu bagiye bitwara bigatuma uwo muryango umurambagizamo birumvikana. Ntabwo ari nka kuno umuntu akora umukobwa ngo ni keza ugatwara. Ntabwo ariko byari bimeze. Nuko rero ugatanga igikomo cyawe bakagitanga umuhungu yakibona akavuga uti uyu ni wa musheri wanjye ucyohereje buriya. Noneho rero ubwo nuko burasabwe baragutwaye bakujyanye mu ngobyi mwagiye mujya kwa padiri. Hawagaho uwabaga yarize nyine akabatizwa niwe bashingiraga naho utarize nyine bamujyanaga batyo bakamujyana mu rugo. Ubwo se tuvuge wenda n'urugero uragiye ugeze kuri uwo mugabo wawe ibyo bihe nyine tubwire ibihe ukuntu byagenze tubwire nyuma y'uko bakujyanye mu ngobyi n'ukuntu byakomeje tunyuremo mu ncamake. Uko byakomeje nyine hari banshingiye mva mu bukobwa njya mu bugore. Urarongorwa. Oya ndabyumva. Ndanacyumva cyane ariko reka turyoshye ikiganiro kiryohe. Ko tugize umugisha wo kubona umukecuru nyine ngatwihera amateka. Sibyo? Uko urabona ingo z'ubu ngubu uyu mugabo nyine atwaye umugore akamujyana mu bugore. Wagendaga wambaye nubwo wabaga ufite n'umwenda baguhaga n'undi mwenda nyine wamara kugeza mu nzu kwa sobukwe. Ako kantu ashakaga umusore akaza akakwambura akantu bakwambitse. Wa mwambaro uvanye iwanyu. Yego. Akawambara rero akatotora rero ikivugurira ati ndamurongo yindi nkuba yakanaka. Akatura amagambo. Akivuga. Yambaye wa mwenda we waje wambaye. Okay. Hanyuma rero nuko ubwo ukaburarongowe. None ndashaka kumenya hagati yo kurongorwa n'iminsi yabagaho iriya bageraga bita yo gutinyisha. Byagendaga gutinyisha. Waratinyaga nyine wabaga uri mu mbere kwa sobukwe. Noneho iwanyu bakazaza kugutangiza nyabitabo ikibo. Bakazana mbese wasigaga nawe uziciye intamye. Intamye sibwo nebiki ndamenya rebeki. Ibibaho ibyibo. Ibyo wasigaga ubiciye bakazaboha ikiho bakakizana. Oya bakuzaniraga izo ntamye ukaboha ikibo umaze kugira kwa sobukwe. Ukakibohera mu nzu? Ukacyohera imbere y'umuryango. Udasohoka hanze? Hagira umusore uhinguka ku irembo ukanyarukira mu mbere. Kajya kwihisha. Kandi nubwo n'umugabo wawe nawe yakubonaga. Mwegereze mikoro. Nawe yakubonaga ari uko nyine wazanye iwanyu bazanye intamyi yo kuha nyine icyo kibo. Hanyuma uwo mugabo nibwo umugabo yakubonaga? Nibwo yakubonaga. None ntimwararanaga? Twarararanaga yego. Ariko wapi kugira ngo umubone isura ye. Abakera bari ibigoryi. Nawe bivuze ngo yaragendaga kureba mu maso. Nawe ntubone isura ye. Ntabwo wabonaga mu maso ye. Gusa ntihari kuza n'undi mugabo utari we. Oya. Yaba yaciye he? Wowe ufite abantu bakurinze se? None se baramukazi banjye na bamabukwe babaga bagiye. Umuntu mwabonaga muri icyo gihe utinye ni nkande. Muri icyo gihe utinye wabaga uri wenyine wabaga ni bande? Nasobukwe wakuvanye iwanyu mwarebanaga ari uko aguhaye. Agize icyo aguhereza. Mwavuga ati ngo haye insini yarahana. Akaza gusura. Akabona rero mukaramukanye na sobukwe. Ukongera ugasubira mu nzu. Ugasubira mu mbere. Mu mbere. Ukongera ukicara. Amaso ntiyapfaga. Uwabyukaga
inkoko ya mbere ibitse uje gukubura ugakubura mu rugo ugakubura ku abantu irembo bataratangira kuza ariko nta wundi ukubona. no okay reka abantu tuhataruka tuzagura ikiganiro kirambuye kubera ko burayije ahubwo ndagira ngo umusobanurire noneho icyo bita gutinyura byabaga mu gihe kingana iki kugira ngo bagutinyure bagushyire hanze. Watinyaga amezi abiri habaho nubwo basohokaga bagutinyuraga wenda ufite n'inda birumvikana ariko hari akantu kamwe twe tubona no mu kinyarwanda ugasanga n'umuhungu aratinya ubundi umuhungu we aratinya cyangwa umuhungu yabaga yagiye gushakisha nyine yatagiye mu kazi we yajyaga mu kazi ntabwo umuhungu atinya. Urakoze cyane noneho bivuze ngo abantu bamwe bafata umuhungu bakamutwikurura mu kinyarwanda ko no bitwa gutwikurura ko basigaye barafashe kujya bashyira akantu mu mutwe bakabatwikurura bakagita umuhungu gutwikurura. Twategaga n'icyomanzi mukitwikira gutya mu maso baje kudutwikurura twategaga icyomanzi. Iyo baza gutwikurura ninde batwikururaga n'umugabo batwikururaga umugore cyangwa twikururaga mwembi muri kumwe mwese twembi batwikururaga mwese ariko bivuze ngo iki gihe umugabo yabaga gutwikurura nyine ubwo kwari gusohoka noneho tukicara ku ntebe tukabyina mukabyina mwasohokaga mubyina umukwe n'umugeni ariko wabaga aratinye yabaga ari wowe ntabwo umugabo yabaga yaratinye. Okay ibyo bitaga gutanga amata kubaha amata baje gutwikurura babikoraga gute ko mu kinyarwanda kubaha amata iyo batwikururaga nyine babaga amata kuko ubu niko dusigaye tubona ngo batwikurura umuntu bakamuha amata bakayaha n'abana bakabasomya ku mata bakasomya amata baje gutwikurura umugabo n'umugore wenyine cyo sinakibonye mwego mwarasohoka gusa mukabyina. Okay wenda biterwa n'ahantu nta wamenya ariko nabyo wenda tuzabivugaho. Nagira ngo twihute noneho tugere mu gihe wabaga umaze gutinyuka tugite gutyo umaze gutinyuka wakoraga iki umaze gutinyuka wafataga isuka ukajya guhinga ukajyana na mabuko wawe na nyoko bukwe mugahinga uwambaye agahuse cyangwa ukareka ukenyeye umwambaro ubwo bwo warakuze ubwo wambaye umwambaro w'ababyeyi n'imyenda yari yaraje. Okay noneho rero ndagira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina cy'akantu gato ibi tuzabishyiramo by'amateka n'ubuzima waciyemo. Urabona ko turi kumwe n'umuhanzi Vestine kandi mu bintu yatubwiye ko ari we wamwigishije ibijyanye n'inganzo ye hari ibintu byinshi yakwigiyeho mureke yeguke bityo yunamye cyane weguke kugira ngo tukubone mu maso. Ubwo ndagira ngo rero utubwireho muri make kuko yavuze ko akenshi yakwirefeyeho cyangwa yagukuyeho gita gute mu kinyarwanda impano ukuraho umuntu impano cyangwa umuco nyine kugira ngo yigire ku birenge byawe yigiye ku birenge byawe agukuraho ibintu byinshi. Ni nk'ibiki wowe wumva byakurangaga mu mbereho yawe mu buryo bw'inganzo? Inganzo isobanuye iki? Nabyinaga nkanizihirwa natahanaga n'isuka kubera kubyina mba nambuye data. Bivuze ngo warabyinaga kugeza ubwo baguha isuka wagiye mu bukwe ugasa wabyinaga indihe ndirimbo niba nta ndirimbo nimwe buka wabyinaga nayo se nyishyiremo nayo karirimbe turirimbire kiraho akantu bita ngo nagapera gakubiteho tukumve. Amahoro meza amahoro yewe aho twiriwe nta rungu ayiwe twarariye mico myiza yaducaniye uw'imigenge amahoro meza yaducaniye uw'imigenge mu gitondo aragendererwa ikwari udasumbwa nimuvuga imihigo yego nyine wararaye amahoro meza nta kandi se kamwe kaba kariho nako katurindira dushyiraho ko bita semwaga we kasemwaga we aramurasha runyurana
nyamara ngo murasiye mu gitaramo oya ese mwagawe iyo barenge wabanje nkamuterura nkamwesa nkamutera indacyarande nyamara indengera zigasobana cyiza cyane iki gitaramo cyacu cyaba cyiza kandi mwumva ko mufite inganzo y'ibintu biryoshye cyane. So ndagira ngo wenda tuvuge umpere Vestina mikrofoni nawe tumuganirize atubwire bimwe mu bintu yakwigiyeho byatumye akomeza inganzo cyangwa se agendera ku birenge byawe. Murakoze cyane abadukurikiye kuri channel Urwiza Filme ndika Dusingizimana Vestina muramenyereye cyangwa mama Mikitamu. Uyu ni nyogokuru ubyara mama niwe wandeze guturuka mu myaka 15 kugera mu myaka 21 ubwo nashyingirwaga umaze kuba ingimbi nawe umwangavu ingimbi ni umusore harya ubwo niko bivuga yego muri ibyo babanye na mukecuru tugira ngo tubwirire ibintu byatumye mu by'ukuri ukunda kwisanisha nawe cyane. Mukecuru namwigiyeho ibintu byinshi cyane by'umuco kandi agira urukundo nta kubwira ntabona urugero narushyiramo. Mukecuru ntabwo yemeraga yuko mu bukene twari dufite yuko naseba yaremeraga agafata ikintu cyazaturengerejo kikandengera ku kanya ariko akabona mu maso yanjye nishimye. Rero ku by'inganzo yakundaga kuririmba indirimbo n'ubundi za Kinyarwanda njye nkakunda noneho iyo njyana niyo mpamvu nahise mpimba indirimbo ivuga ngo Rwanda rwiza rw'abanyarwanda rwiza abantu rwiza amaturo rwiza amatungo urayakwiye Rwanda we. Rero yakundaga kuririmba muri iryo jwi nkabyigana ariko kandi na papa mbyara yari intore ahamiriza ubwo rero n'ubwiza bwahuye no kwisiga noneho rero iyo yicaraga mu gikari nkamwicara iruhande nakundaga kumubaza iyo baragiraga iyo bashoboraga kwiriba kuko yamweraga ati ngewe naragiraga twakunda no gusakuza cyane igihe twararanaga n'ingiye yararaga mu cyumba kimwe nanjye nkarara mu kindi ariko tukarara dusakuza. Yarazi ibisakuza cyane. Arabizi cyane. Umukecuru araza no kudusakuza. Araza kudusakuza banza ukomeze ndaza kumuha akanya dusakuze nk'ibisakuza nk'imwe mbere ko dusoza. Buraburi no kwira nubwo nta gusakuza ku manywa ariko mu kanya turaje twije barya kwiza bwo no kugira turaje bwire hanyuma dusakuze. Komeza rwose. Rero ikintu cya mbere cy'ingenzi namwigiyeho ni urukundo. Agira urukundo. Twinshi. Agira ubwitange. Urabona navaga hano ntiga igatwaro ariko mukecuru wanasigaga nta kintu kiriya cyo kurya yajyaga ajya epfo ahantu bita Nyakariba ngo yarafite ishyirahamwe noneho nge nkamanuka nzi yuko ntari bunaze no kurya agashakisha akaza kuncaho ku kigo n'ikibando akozaniye ikijumba yarazaga agasaba abarimu ngo ndashaka Vestina. Vestina witwa Vestina se kucyo gihe yego noneho akabwira umwarimu nkagenda kambwira ati ujye gufata ibiribwa yavugaga ibiribwa niyo kuvuga byo kurya ujye gufata ibiribwa. Umukecuru ejo bundi twaravuganye kuri telefoni ambwira amagambo akomeye ndavugana ko se ubundi nge ndi muntu ki ni gute nyogokuru wanjye ntagenda ngo nicarane nawe tuganire unamushimire icyo bintu byose. Rero cameraman ndagushimiye cyane kubwo kwitabira ni ukuri ukanyitaba byari kuzambabaza ntasigaranye ishusho nyogokuru wanjye tutanaganiriye umushimire no kuri social media no kumugaragaro. Abadukurikiye bose nyogokuru wanjye abantu benshi bajya bahisha imiryango bavukamo kubera impamvu runaka cyangwa wenda kuko babagaragaye cyangwa aho bageze
afite umukecuru nk'uyu ariko akaba atashaka kumugaragaza ko ari nyirakuru. Uyu ni nyogokuru wanjye kandi niwe wanandeze. Hano niho nasohotse ndi umugeni. Yego. Bivuze ngo ntabwo wajye gusohokera iwanyu. Aha ngaha niho nasabiwe ndakobwa. Amcakira ibisabwa byose, agira ubwitange bwe bwose kugira ngo nanjye nitwe umudamu mba umubyeyi. Cyo ndagushimiye cyane. Kandi urugero wampaye rwo gukunda abana bawe ndetse ugakunda n'abuzukuru babo, nanjye nzarukurikiza. Fata ka mikrofone bivuga neza ibyo bintu. Umukecuru nari mvuze nti urugero rwiza wampaye rwo gukunda abo wabyaye ugakunda n'abo babyaye. Kurera umukobwa biravuna. Cyacu ndagushimiye. Ndagushimiye. Naherukaga ahangaha nzanye abantu b'abanyamasengesho yarwaye baje kumusengera, ariko mu by'ukuri yashize imyaka 2. Ejo bundi rero mu magambo wenda badukurikiye yambwiye ndayafite tuzayabumvisha. Nambwiye ngo Vesti, kuba nongeye kumva ijwi ryawe mwana wanjye biranshimishije. Ndamugana umukecuru komera. Arambwira ngo yewe ngo ibishyimbo ngo sinzi ko nzabirya, ngo ariko ngo Nyagasani namfasha ngo nabyo nshobora kubirya. Ndavugana ariko nk'ubu bamamage bakambwira ngo umukecuru wawe arasinziriye, nirirwa kuri social media dufite kamera, ntaragize n'igihe ngo mubwire n'iri jambo. Umukecuru nakubwiye ngo urugero wampaye rwo gukunda abana bagakunda nabo babyaye nzarukurikiza. Nzarukurikiza. Nzagaruka nuzanye abana bawe wavunikiye. Twabanye mu buzima bugoye cyane. Ariko ntiyigeze avuga ati wese ibiki. Navuga ngo yakoresheje imbaraga zose kugira ngo bahurumva umuntu. Bajya bavuga ngo ubutwari bw'umuntu ngo buvugwa ngo ari uko ngo atakiriho. Yakoresheje imbaraga ze zose kugira ngo mbe umwana kandi muzima. Ntago tuzagusebya. Nakoze. Ikibikora cyo nanjye mu kubaho kwawe, nanjye ishimwe nagushimira, kandi n'abandi bakaba bararibonye. Narakureze uri umwana mutoya koko, papa wawe amaze gusaza, uzana n'umukecuru wawe hano n'uru rugo. Ndabarera na basaza bawe, umwe we yari na mukuru, undi yari muto. Ikintu nagushimira, kandi n'ababyeyi nabo wowe bakaba bakireba, nuko utanyandaritse. Ntiwanshebeje, ntiwabaye ngo wa mwuzukuru wa Madagarina yabaye atya, yagiye aha, yavuye aha. Oya pe, mbese mu bana nareze koko b'abakobwa. Na mukuru we nawe nuko we yashingiriwe iwabo, ariko nawe ntiyanyandaritse. Kuko mu buryo atanyandaritse twagiye kumutahira ubwo. Dore ngo uriya mukobwa twarajyanye ni rwose kujya kumushingira. nta bana banjye b'abakobwa bandagaye. Abuzukuru nabo abuzukuru banjye ntabwo banshebije ngo aho murabizi ngo wa mwuzukuru wa Madagarina ngo aratwite. Nta watashye atahanye inda. Nta watashye avumbutse mu rutoki rwa kanaka ngo nguwo. Nk'uko mwambiriye abana beza, muzakomeza ubwiza bwanyu, nabo kandi mwabyaye nabo muzabaha umuco wanyu. Muzabikora, muzabahana nk'uko nabahanye.
ngo mukecuru ndakumva. uzaba hano Yego mukecuru. azakurira abuzukuru ubwo ngo abuzukuruza zandirira abuzukuruza Yego. banjye. Nareze umwana w'umukobwa witwa Ayingeneye. Mfite abana babiri b'abakobwa ni 10. Ni 10. Ariko ubwo numva ko umwe ari mu kurambagizwa, iba yararambagijwe, iba yaragiye kuko ari kure. Ariko numvise neza yuko bitabaye byiza. Uramenye nawe namwe kami ka muntu, ariko ni umutima we sinkwihanangiriza ngo uzarire nk'uko nakurize. azarenze Tusimbizi. Ariko mana mujye musengera urubyiruko rwanyu. Murakoze cyane mukecuru. Kameramani ndimo twasoza. Okay, mbere ko tuzi ikiganiro cyacu mukecuru, ndagira ngo tuguve kuri ibi bintu nka bingahe wenda kugira ngo tugisoze ikiganiro neza tugikoreye cover. Ze ugira ibintu ubwira Vestina, sibyo? Ibintu wifuza kuri Vestina byose wumva umwifuzaho mbere yuko n'Imana yanagucyura, wenda ko biranashoboka cyane cyane umuntu ageze mu zabukuru. Ugire ibintu wumva umwifuzaho ubivuge nonaha. Ni nk'iki wifuza kuri Vestina? Kintu mwifuzaho kandi nkaba n'Imana nayo yabimfashamwo. Yego. Nuko azubaha umutware we. Amina. Akubaha umutware we mu gihe bagezemo, arakuze, amaze kugira abana 7 Imana yamuhaye. Ntukazareba abana ngo bawe ngo uvuge ngo witsibure ngo urebe usuzugura umugabo wawe. Ugomba kubaha, nubaha umugabo wawe n'abana nabo bazubaha se nawe kandi bazakubaha. Mbese n'abaturanyi muturanye ngusabye ko uzagira umuco wo kubaha umugabo wawe. Kubaha umugabo wawe. Urabumva Vestina, urabumva? Yego ndi kumva kameramani. Ukubaha umugabo wawe, ukubaha abavandimwe. Dore uyu ni nyoko. Ni mukuru wa nyoko. Uyu nguyu kureba. Yego. Azamwubahe nawe. Nawe uzamwubahe, unuriya nawe ni murumuna wabo. Nawe uzamwubahe nkuko mbese nkuko rwose fatira nkaha biragera mu mukecuru. Nkaha birahagera. Mufashe ntaki, mufashe mikrofone. Fata neza bagufashe. Ikintu nkuragisheho ejo bundi nzagenda uzamenye abavandimwe. Yego. Murakoze cyane mukecuru. Okay, noneho rero dusoza ikiganiro, reka tunagisoze wa mugani kuko mukecuru yanarambiwe. Mukecuru tuzagaruka ubutaha tuganire neza, tubwire ku mateka, utubwire utuntu n'utundi, hanyuma nyine ku buryo ibintu uzabona ko binoze, utwigishe n'umuco, wiganiriza abana, uganiriza abuzukuru, nabo babwire umuco, bizadufasha cyane. Nkaba nagira ngo dusoze, tugire ahangaha dusoze ko bumaze no kwira, ariko mvuga ngo murakoze cyane, Imana ikomeze ibakomeze. Yego mukecuru aravuze ngo murakoze cyane, Imana ikomeze ibakomeze. Vuga ngo amina. Amena. Amena. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Abadukurikiranaga ngira ngo mwumve ikiganiro cy'umukecuru, kandi ngira ngo tuzakomeza dukurikirana comment icyo bazashyiraho cyangwa bazavuga bifuza ko twakoraho, twaganiraho, yaba ari nk'abira by'umuco wakomeza kubaganirizaho, ngo tuzaza no muri tugusure kandi ukomere cyane. Ariko nkunda kuganiriza abantu nkabarangiza nkababaza ngo ibyiringiro byabo ni ibihe. Ubu ibijyanye no kwizera Kristo cyangwa kwizera Imana, ibyiringiro wowe ugira ni ibihe? Yewe se igihe cyose ngira ibyiringiro byanjye bikomoka ku Mana. Ujya wumva wizera Imana cyane? Nizera Imana Data wa twese wo mu ijuru. Ntabwo nakwizera umwana w'umuntu nanjye ndundi yamarira iki? None se kumwe bajya bavuga ngo umuntu arapfa, bamwe bagashya, abandi bakaza, wowe ubyizera gute ibyo bintu?
kwizera kwanjye se ujya wizera ko ushobora gupfa ukajya mu ijuru? ndizera kuko mbona yuko wenda mfuye hari ubwo wenda yareba ikasanga aho nakubaganye yahambabarira. ntacyo ufite kwizera. Ufite kwizera ko wajya mu ijuru, ugomba kugira kwizera kuko niba Imana igira imbabazi nyine ujya wizera ko Imana yaguhaye imbabazi cyangwa yanaziguha, ariko sigira kwizera. Umuntu ntagira kwizera ahubwo ndyama ndasenze, ahubwo se mbyuka ntayitabaje. Abantu bizera Kristo rero bafite ibyiringiro byo kuvuga ko ugomba kujya mu ijuru bidahinduka. Ugomba kugira ibyo byiringiro ukavuga ati nubwo mnapfa none cyangwa ejo nagana ijuru. Kubwayizarimba izarigwa nubyizera. Ukomeze ibyizere uzaribona. Urakoze cyane rero ngaho, Imana ikomeze ikurinde. Yego.